Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho turi kurebera hamwe inkuru yitwa uko bakundanye butatu, urukundo rutugaragariza ukuntu baje gukundana uko ari batatu. Ubushize rero twari twagarukiye ku gice cya 11, tugarukiraho Alia aba ari guhamagara Dave umugabo we. Dave ari kumwe na Hana muri Dubai, ntiyitabe telefone, Alia akageraho agwa igihumura akikubita hasi. Nuko rero Kevin aza kwinjira mu cyumba, aza ari guhamagara mama we, ati mama bite? Mama kuri hasi, byuka, wabaye iki? Byuka mama. Nise mama, fungura amaso turebe. Akabona nyina nari gufungura amaso, aratangira mama, abona ni ibintu bidasanzwe, nta muntu wo kumfasha, ni mu ntabare. Akana kahita kamanuka hasi gasanga Justin aba ari kuri mashine, numbaze niba bari gukora akazi ke online ari mu rugo, ntabwo mbizi. Agasanga Justin hasi, akamubwira ngo Uncle Justin, mbabarira ni ukuri umfashe, mbabarira ni ukuri untabare. Justin ati se Kevin bite? Humura Kevin, kubera iki urakaye? Nyine Justin yaciye bugufi ameze nk'upfukamye, ari kumukora ku ntugu. Kevin bite ko ndeba urakaye, wabaye iki? Nuko Kevin agahita amubwira ngo Uncle Justin, mama ntabwo ari kubyuka, sinzi ikibazo yagize. Justin ngo iki? Ubwo si byo niba uri kuvuga, habaye iki? Nuko Kevin agahita amubwira, ni ukuri mbabarira uze tujyane nawe urebe. Justin agahita amubwira, okay, reka tugende turebe. Nuko rero Justin akagera mu cyumba aho Alia yeguye igihumure hasi, nawe agatangira kumukoraho, amukora mu musatsi, amukora ku matama, amukora ku maso, amubwira ni Alia, uri kunyumva? Alia. Kevin agahita avuga, none se ni iki cyabaye kuri mama? Mama ni muzima, ameze neza? Nuko Justin agahita amubwira, ngiye kujyana mama wawe kwa muganga. Kevin ati, ariko niba ugiye kwa muganga nanjye turajyana, ntabwo munsiga hano. Justin ati, nta kibazo rwose, ngwino tujyane kwa muganga. Nuko rero bakamujyana kwa muganga. Alia yajyanye kuri ako gatanda, Dr ari kwandika rizati y'ibyo yabonye, Justin nyine ahagararanye na Kevin umwana wa Alia. Nuko Justin agahita abaza Dr ati, Dr, ni iki cyabaye kuri Alia, byamugendekeye bite? Nuko rero Alia we akava muri kwa kuntu yaguye igihumure, bikarangira agatangira kumva no kureba, agashidukira hejuru ari kwivugira ati, Dave, ndashaka kukubona Dave. Justin we agakomeza atekereza kuri Dr, ni ukubera iki yaguye igihumure, byamugendekeye bite? None se ubu yaba ari muzima? Dr ati, rwose humura, nta mpamvu zo kugira ngo ugire impungenge, ubu ngubu ni muzima rwose, ni muzima cyane. Nuko Kevin nawe ati, none se ni iki cyabaye kuri mama? Mu gihe akiri kubaza Dr ati, ni iki cyabaye kuri mama, Dr nawe agahindukira abaza Justin ati, none se Justin, uyu ni umugore wawe? Justin ati, oya, ntabwo ari umugore wanjye, ariko turabana. Ushobora kumbwira se ameze ate? Nuko Dr ati, ni muzima, ahubwo congratulations, aratwite. Justin agahita yikanga, akasama, agakanura amaso, kandi Justin ko kagaseka. Justin ati, aratwite? Umudokiteri ati, yego rwose aratwite, mugomba kumwitaho kandi nawe ubwe akiyitaho, agafata indyo yuzuye nk'umuntu utwite. Justin ati, yego Dr, murakoze cyane. Nuko rero barangiza bakitahira bakava kwa muganga. Mu gihe bari gutaha,
tukiboneraho Dave na Anna bibereye ku mucanga Dubai bose bari kwiryohereza, ariko Anna ari kubwira Dave ukuntu yishimiye kuba bari kumwe nawe, ariko ati ndi umunyamahirwe cyane Dave, uyu ni umunsi wa mbere mu buzima mbereye mwiza. Nuko Dave ati umvasha nanjye byihorere, nanjye ndi umunyamahirwe kukugira mu buzima bwanjye. Urabuzwa n'iki se ko ahubwo ari we wabitomboreyemo, ko yaguhaye everything, ufite amafaranga, ufite uba mu nzu nziza yagukuye mu bukene mu butindi. Wabyumva kimwe nanjye mumbwire. Nuko Dave, nuko Anna yangiza agahita abwira Dave ati none se Dave watse tukajya, hari imikino hanze bajya bakina bagendera ku mazi, ariko hari akantu k'agati bagenderaho ku mazi, hejuru y'amazi, batari ukujyamo indani mu mazi ngo baswiminge, ahubwo bagendera hejuru y'amazi, bari hejuru y'ako gati gatoya, akantu kameze nk'akabaho bakakagenderaho. Nibyo rero Anna yari ari gusaba Dave ngo bajye gukora. Dave arangije aramubwira none se sheri, ntabwo mbizi, ntabwo rwose iriya mikino ntabwo nzi kuyikina. Anna arangije aramubwira humura sheri wanjye, ndabikwigisha, ahubwo reka tugende, ndaje mpite mbikwigisha urahita ubimenya. Nuko rero bakajyamo, Anna akabanza akamwereka ukuntu bagiye koga, amwerekera n'abandi bakobwa bari aho ngaho, akabimwereka. Dave nawe agenda areba, Dave akareba akumirwa. Umukobwa kweri arabizi, abana mu bakiri baba bazi imikino myinshi, agahita amubwira wawu, umva kweri urabizi, uri uwa mbere mu gukina uyu mukino, nanawukunze cyane. Maze nuko Anna agahita amubwira urakoze cyane Dave, ahubwo rero nawe ngwino tuhite tujyana rero icyarimwe, ngwino tujye kuwukora icyarimwe. Mu gihe bari kuwukora Dave yageramo hagati, ka kabaho gahita kanyura, agahita yikubita mu mazi, urumva nyine ntabwo abimenyereye. Nuko rero Anna yabona Dave yaguye mu mazi, nawe agahita ava kuri ka kabaho, bose bagahita bajya mu mazi, bagatangira guterana amazi mu maso, mu mutwe, nyine bari kwikinira bisekera. Nuko rero umugoroba wagera bakava mu mazi, bakambara imyenda. Anna ari kubwira Dave ni ukuri uyu munsi wari umunsi mwiza, nishimye, umva ntiwabona, ni ukuri umva ku mucanga hari heza cyane pe. Nuko Dave agahita amubwira wari mwiza cyane, nanjye nishimye, ariko urabona butangiye kwira kandi ndumva nananiwe, reka twisubiriye kuri hoteli. Nuko bagahita bati reka tugende nta kibazo. Nuko bagahita bigendera, bakagera kuri ya hoteli yabo, bakaba birambitse ku buriri. Mu gihe birambitse ku buriri, Anna ari gukora mu musatsi wa Dave, akabaza Dave none se Dave wibutse guhamagara Alia, mwaba mwavuganye? Dave ati oya, ntabwo twise tuvugana, nari busy, nari muze ndi kumwe nawe, nta mwanya nabonye rwose, kandi urabona yuko ni hafi saa sita z'ijoro hariya, nzamuhamagara ejo, ntabwo namuhamagara bwije. Nuko Hana agahita abwira Dave ati Dave ni ukuri rero ndumva nshaka no gusinzira, ndananiwe pe, ndumva mfite ibitotsi byinshi. Dave agahita amubwira numva njye se ko numva nshaka gusinzira ku bibero byawe, ndumva rero naguma nkisinzira ku bibero byawe. Nuko bagatangira gutera n'imitoma ati Dave ndagukunda cyane, Dave nawe ati ndagukunda rukundo rwanjye. Imitoma nk'iyo ngiyo nyine y'abantu bakundana, urukundo rurashyashya. Ariya rero yageze mu rugo, Justin aramuzamukana agera mu cyumba cye,
Aria yicaye ku buriri na Justin akicara agatangira kumubwira ati congratulation, ni ukuri ndishimye ku bwawe kubera yuko utwite. Aria agahita amwira urakoze cyane Justin. Nuko Justin nawe agahita amwira none se wigeze ubwira iyi nkuru nziza Dave? Waba wabimubwiyeho? Aria ati oya, nzabimubwira nagaruka, arabura iminsi mike ngo agaruke, nibwo nzabimubwira, ndashaka kuzamutungura. Nuko Justin ati okay, uko ubishaka rwose, ariko wibuke yuko ugomba kwiyitaho nk'uko dogiteri yabikubwiye. Nuko Aria agahita amubwira ati yego rwose nzabikora, ndashaka umwana ufite ubuzima bwiza, kandi ndabizi yuko Dave azishima cyane. Nuko rero mu gihe bari aho ngaho, Justin telefone ikamuhamagara, yamuhamagara agahita amubwira nti mumbabareho gato ngiye kwitaba telefone, agahita yisohokera agasubira muri salo hasi akitaba telefone, agatangira ati hello sheri wanjye umeze ute? Nuko ijwi ry'umukobwa rikitaba riri kuvuga ati ntabwo meze neza, ntabwo ufite honey, ntabwo meze neza rwose, ntabwo ufite uburyohe bwanjye. Justin ati tuzahura byihuse, ubu ngubu rwose ndi mu Rwanda, tuzahita duhura byihuse. Urumva nyine yari ari kuvugana na sheri we, nawe ubwe afite sheri. Umukobwa ati koko se ni ukuri ndishimye cyane yuko uri ina, kumbi waraje, ndishimye, umva ndashaka guhura nawe, mwana we sinjye uzabona nkubonye pe. Nuko Justin nawe ati umva nanjye rwose, umva ndashaka guhura nawe sheri wanjye, ndashaka guhura nawe pe. Uwo mukobwa agahita amubwira none n'iryari tuzahura, ko njyewe rwose umva mfite amashyushyu n'amerwe yo guhura nawe. Nuko Justin akamubwira numva tuzahura vuba, yirwa rwose tuzahira vuba, ahubwo bye. Nuko umukobwa agahita amubwira nti okay bye. Nuko rero kumva wa mukobwa Justin yari ari kuvugana nawe agasigara yifashe ku munwa. Yego Justin w'umukene koko mu ntekerezo, umva nzakwiba, ndabona wowe rwose ugisinziriye uracyahumye, nzakwereka. Njyewe rwose nta mikino ngira, nzakwiba nkukokore, njye ndarise, urumva njye nitwa Alice, nibye basore bose mbere yawe, narabakuye ndabamara, tegereza uzabona ukuntu nzakwiba, ni wowe utahiwe ubutaha. Yasetse yishimye ati ndaje nkukokore nkwibe. Nyuma y'iminsi ine rero, iminsi ine ishize irangiye, tukabona indege iraje, Dave na Aria na Hana baratashye, Ana ari kubwira Dave ati umva nakubeshye buriya rero ntabwo nzigera nibagirwa iyi minsi. Maze ubu ndumva ntakomeza nkigumira no muri Dubai, neza niko ndi kwiyumva. Dave ati nanjye ariko buriya sinzigera nanayibagirwa, ntabwo nzigera nayibagirwa, ariko urebye buriya tuzongera dusubire Dubai. Nuko Hana agahita amubwira none se Aria bita ameze ati? Dave ati ameze neza Kevin, ariko buriya arankumbuye cyane we. Nuko Hana ati nanjye nakubeshye nkumbuye ka Kevin pe. Nuko rero barangiza bagataha muri ya nzu yabo nini, inzu nini rwose y'abakire, bakinjira n'ibikapu, baba bakinjira bagasanga Aria yarahagararanye na Justin. Nuko Dave agahita amubwira nti bite umugore wanjye mwiza. Nuko bagahita basuhuzanya bafatanye mu ntoki,
Ariya umva n'ubwuzu bwinshi ari kumusekera yamwishimiye, Dave akamubwira ati none se bite mugore mwiza umeze ute? Ariya ati meze neza rwose, wese umeze ute? Umva naragukumbuye cyane ntiwabona, naragukumbuye cyane pe. Dave nawe ati umva nanjye rwose naragukumbuye cyane. Nuko Justin nawe agahita yisuriza umubyara we ati Hana bite umeze neza? Nuko Hana agahita amubwira ati meze neza Justin, meze neza rwose. Kevin ari hehe? Nuko Justin agahita amubwira numva Kevin rwose ari gufata akaruhuko mu cyumba cye, niho yibereye ubu ngubu. Nuko Ariya rero nawe ngo abantu bose bari hano, umva abantu mwese muri hano ndashaka kubabwira ikintu. Ubwo niko ari kuvuga agifashe mu biganza bya Dave. Nuko Hana agahita amubwira ngo yego Ariya ni ukuri tuguteze amatwi turi kumva. Nuko Dave agahita amubwira ni iki se kidasanzwe? Nuko Ariya agahita amubwira nti Dave utayibona uku rero ngewe mfite inkuru nziza ishyushye. Dave ati se ahubwo ushatse kuvuga iki? Umva ubu ndatwite, ugiye kuba umupapa. Dave ati koko se? Oh mana yanjye, Yesu we, umva noneho n'ubu ngubu ndahita njya mu kwezi pe. Dave agahita yishima yuko nyine yateye inda, yuko agiye kubyara undi mwana. Ariya agahita amubwira ni congratulation Ariya, ni ukuri ndishimye ku bwawe pe, biranshimishije. Nuko rero abantu bose bari aho ngaho bakishima, Ariya nawe agahita amubwira nturakoze Hana. Nuko Dave agahita abwira umugore we, Ariya agahita amubwira ugomba rero kwiyitaho ubwawe nyine ukiyitaho umugore utwite. Nuko Hana agahita amubwira umva nta mpamvu zo guhangayika ku bwe Dave, nzamwitaho rwose nta kibazo. Ariko Hana rwose, nuko Dave agahita ahindukira akareba Hana agahita amubwira nti ndakwizeye Hana, ndakwizeye ariko nawe ugomba kwiyitaho ubwe kandi nawe ubwawe ukiyitaho nawe ubwawe. Nuko Hana agahita amubwira nti yego sheri wanjye mwiza. Yabivuga gutyo ukabona Ariya agasura ke kabaye nk'agahinduka, akamera nk'ugize jaluzi. Agahita abwira Dave bishoboke yuko unaniwe ukeneye kugenda ukaruhuka. Nuko Dave agahita amubwira yego reka tujye mu cyumba tujye kuruhuka. Mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo bari kuvuga ngo bajye mu cyumba kuruhuka, Hana nawe akamera nk'utameze neza, akamera nk'ugize ikizungera mu mutwe, agatangira kwifata mu gahanga, akifata mu mutwe, akifata mu ijosi. Ukabona nyine ntazi ibimubayeho mu gihe bakiri muri ibyo ngibyo, akifata mu mutwe. Justin agahita, kuko Justin aba yita kuri Hana cyane, agahita amubaza Hana umeze neza, umeze neza? Nuko Dave agahita ahindukira nawe Hana sheri wanjye. Mu gihe bakiri muri ibyo Hana agahita nawe yikubita hasi akabaguye igihumure. Dave akaba atangira Hana ubaye iki? Ndakwinginze rwose mbabara ufungura amaso, bite bigenze bite koko? Ndakwinginze rwose fungura amaso Hana. Dave agahita abatumva mfite kujya kwa muganga, reka tumujyane kwa muganga pe. Nuko Ariya agahita avuga ati ndaza nanjye turajyana. Nuko bagahita bamujyana kwa muganga. Kwa muganga bagiye ari babiri, ari Dave n'umugore we Ariya. Nuko bari kwa muganga rero, dogiteri amaze kumusuzuma byose, Dave agahita amubaza none se dogita bitameze ati? Ameze neza? Yabaye iki? Dogiteri akamubwira rwose ubu ni ameze neza ahubwo congratulation kuko aratwite. Dave agahita yishima ati wow, akishimira akamwenyura ku mutima, ari kuvuga ati mana nakoze umuti Dubai.
mu gihe Dave yishimye, Alia we umugore wa Dave agahita agwa mu kantu, agakanura amaso, ku mutima ari kuvuga ati ibi ntabwo bishoboka, ni gute Dave yaba yaranciye inyuma, ni gute? Ana nawe ahari yishimye yuko agiye kuba umumama, yuko atwite. Naho inkuru yacu igarukiye, mbashishikariza kuza kurikirana igice cya 13.